ngo amavuta y'umugabo ntisuri umugabo ngo nawe mureke kumura ntisuri umugabo ngo ngo njye amafaranga yanjye nayo nariye gose ese nunazigama ngo konte yanjye se ko tajyaho gose ngo banza mbwira itariki bazatanga reba nawe 2021 irangira ngo nimvuga igihe payi izagira ku isoko n'ubu sindakimenya ariko ariko kuva icyo gihe kugeza ubu mu kwezi kwa karindwi nibwo ninjiye maze kwinjiza abantu 150 hamaze kwiyinjiza kuri kode yanjye abantu 2 n'uwanyinjije w'153 ariko mfitemo abantu n'10 bamwe babiretse burundu konte bakanazisiba abandi bapfuye abandi basigaye muri abo bantu 153 uko umubare umeze abantu bamayiningi babaye benshi ntibarenga 30 ubu rero ndi Nowa ndafunguru nanjye kuba ndafunguruye simfunguruye nzavuga kugeza urugi ngewe rufunze rwifunze bwaro ruzifunga uturuzifunga gute buri kwezi dore kuntu abantu tubwira abantu tubakure mu rujuju kuntu urugi rwizifunga buri kwezi hari payi tumayininga ku isaha kera tugitangira ku isaha nashoboraga gukorera payi nk'esheshatu ku isaha ariko uyu munsi zagiye zigabanyuka buri kwezi baragabanya nibwo twabonye ko ibintu atari imikino tugeraho tubona 3 ku isaha uyu munsi tuvugana yewe ngejeje payi 12,800 ariko mfite abantu bazahomba izo nabakomoyeho bonasi bampa kubera bo nibahomba izo zose nanjye sinzazibona nawe uzazihomba ngewe rero niyemeje kumayininga izanjye bubi nabwiza n'abantu banjye 30 hanyuma izo nizo mbara nzabona izindi zizagende nazibwira iki harya bwo nabura payi 10,000 10 byo ndabifite buriya kode yanjye njya kuyita umusaza 5,000 5,000 namaze kumva payi ndavuga nurabizi ndashaka ko izajya ku isoko mfite nibura payi 5,000 none nabikubye kabiri kabisa none ndimo ndanazirenza ubu noneho mfite intego yuko tariki 31 z'ukwezi kwa 12 ngomba kuba mfite payi nibura 20,000 ni umuhigo nihaye kandi nshaka gushyira mu bikorwa muri iyi minsi isigaye wowe ufite muhigo ki urumva y'umuhigo wanjye ntabwo ari ukuvuga ngo nza launch izaba mfite payi zingahe buri wese ntago najyana icyo gitekerezo icyo ni igitekerezo cya buri wese haranira yaba ari kumayininga udahusha yaba ari ukwinjiza abantu niba ubishoboye ariko uzihangane niba gutuka ngiye mfite umugabo umwana we yarantutse ngo nuko naje kwigisha se payi kandi ari wari umumagaye se sha ngo nisubizemo bya bintu ndavuga ngo nisubizemo bya bintu ariko umwana yaraje ashaka kunuka ntishaka nta soni ndi muri umuntu naso gushaka kunuka nta soni wowe niwe navuze hano ni wawe se ndavuga wa mugabo uranukisha umwana ati se ati niba ambwira atya antondagira atya uyu mwana mbyaye ucecetse n'uyu munsi uwo muntu aho yirirwa nyirukankaho ngo nze musubizemo bya bintu nanjye nkamukwepa niba iki kiganiro ndabizi ko cyumva ndamukwepa azashaka abandi babimushyiriremo kubera iki ni umuntu wambwiye yigeze kumbwira ngo vanamo ibyo bintu byawe ndamubwira ubyikuriremo nawe kubera ko ni inshuti yanjye ariko ntitukiri inshuti ntabwo tukiri inshuti kuko yarambabaje ahubwo ubu mwabaye abanzi oya ngese namwanga ariko si inshuti yanjye ni mugenzi wanjye open minded niba akabona ibibaye ndakurahiye harya waravuze ngo uzajya gutora ku kwezi uzigere ku kwezi kuko mw'iso ntabwo jewe nzaba umunyarwanda wa mbere uzajya mu kwezi nibanyemerera ba nyirabyo abanyarwanda bajya baca umugani ngo wanga gushaka ihene hakiri kare bwakwira ukayishaka uhebe oya ubivuze nabi baravuga ngo ufata ihene ayifata igihebe iyo gucitse hahebe bande nyirayo benshi bagiye kuduhebeba inyuma ariko n'ubundi uwo mugani mvuze uriho ngo wanga ihene hakiri kare nyine ubwo nuwagiye kuyizirika mu gisambu yego akanga kujya kuyicyura iyo bwije rero habaye umwijima ihene ni umukara isa nka cya kindi ni umukara se no baringa bari umukara ntabwo iyo yabaye umukara haka hari baringa y'igihuru igihuru cyangwa
igihuru gutyo nyine noneho iyo bwije rero urumva iba yagize ubwoba icecetse n'impebeba impyisi iraza imubuza ihene nayo rero iyo yacecetse iba yahuritse noneho iyo ugiye kuyizitura ari nijoro agenda ahebeba ntabwo ngewe njya nuhura n'igisimba kigira ngo niyo hene sinigeze ndagira ihene ugiye kuyizitura niwe ugenda ahebeba nuhura na cya kindi cyayihigaga kigira ngo niyo hene kiraguhubuje rero karabaye bihehe se nubizi cyangwa kikayikuryana buriya rero niyo mpamvu abo ni abapayoniyazi banze kumayininga n'abanze kuzuza ibisabwa abo twagiriye inama nyamuneka mwaregesitarinze mukajyamo bigishoboka barabyanze open minded nimara kuba dutangiye guparika ku mashopu n'amafuso nawe ugiye hafi ayo yereke tuzashyiraho abakozi bakora ibyo ngibyo ari vuba ahubwo nibumva ngo mu myuzo ya mbere nibumva ngo Rutikanga cyangwa Kamanzi yateze indege ngo agiye muri Amerika ukabereka visa ndapfuye reka dufata ko ngako wenda noneho rero nk'uwo muturanye muri quartier wenda wamayininze akabona uraje ubwo ni wa wundi nabwiye vuga ngo bakabona uriyondora kwiyondora se ako ni akantu gakomeye kandi koroshya imbere y'abantu kwiyondora hagati nta kazi ufite bakabona uriyondora buri munsi bakabona urabyibuha nk'igihe ngo rero azatangira aho nendaga kugusha ubwo ngo azatangira ati ngo tujye kuzimu kumbe bya bintu ariko njye nigeze kubwira umuntu 2021 icyo gihe nyine twari muri krize ni iki ihungabana ry'ubukungu noneho twebwe twari twarahungabanye mu mifuka duhungabana no mu mitima noneho aho turicara turaganira arangije arambwira ati reka nkubwire Rutikanga wabwira jyewe nyine ati ibi ngibi turimo n'umwotso umushiririzo nturaza ndamubwira reka nkubwire rero ntabwo nzemera gushirira yego mfite isezerano ko nzakira kandi nzakira ni hahandi umuntu azajya mbona utabivuga nk'ubwo mu gitondo upfuye gupfa byishe nde ako kantu ntako nashakaga ntawe gupfa byishe kandi ntawe uzapfa mbere yo gupfa jye navumbuye urupfu sasa urupfu n'imbwa yigenderira urumva rero reka nkomereze kuko iyo runyise ntacyo rwantwarigize si ibyo se simbabara singira nte noneho rero ngiye mbagiye wumva abantu namubwiye amubwiye nti njyewe mfite isezerano kandi ni ukuri kw'Imana wenda azumva iki kiganiro wenda igihe kimwe kandi ugiye mu ijuru azabwira ibindi bintu ambwiye ati rwose naramubwiye nti rwose njyewe mfite isezerano yuko nzakira ntabwo nzapfana ubukene ko arabavuga se baravuga ko ubukire ari bubi bakanavuga ngo abakire si abantu ahubwo abo ngabo babivuga se bo bafite iki sibo bantu ahubwo se ubwo ndaza kugusha ahandi hantu gato nibo batari abantu umukire ni urya ibiryoshye bya mbere na mbere ni uzi cyanga cyane ariko reka nkubaza umukene ashingira hatazi n'icyanga reka mbanze nkubaza akantu harya ubwo ngubwo niba umukire atari umuntu niba abona icyo ashaka akajya aho ashaka mu gihe ashakiye noneho wowe ukennye ukaza kumusaba nturya icyo ushaka ukaza no kumusaba ubundi umukene ntarya ibyo ashaka ahubwo arya ibyo abonye ko nta mukene usaba impyisi urumva kuki umukene asaba umukire none ngo umukire si umuntu none ubwo ngubwo ukennye niwe muntu cyangwa umuntu ni wa wundi ukora icyo ashaka mu gihe ashakiye umukene aragenerwa ntabwo yiha umukene ni umugenerwa bikorwa data we mu Kinyarwanda bivuga neza ni abagenerwa bikorwa oya ni umugenerwa buzima nuko basa nk'abamugenera ubuzima n'uko muntu ndashaka kugeza aho ngaho namubwiye ikintu namubwiye ejo bundi nibwo yakinsubiriyemo namubwiye nti jyewe mfite isezerano yuko nzakira please hahandi uriya urimo kundeba warihawe nande isezerano narihawe nande nari ryihaye jyewe ubwanjye ese harungene narigize ngo n'Imana ari guhaye oya nese njye navuganye nayo none abantu baravuga ngo icyo Imana yatuvuzeho kizasohora ni iki yakivugiye ntacyo kugaye gasozi nta kibazo ibyo nyibireka tubyihorere icyo nicyo bampora mu kinyarwanda baravuga ngo ndarengeye igiswahili baravuga ngo acha wafozike wafu wao ngo reka abapfu bahamba abapfu babo umugani wo muri Bibiliya nta kibazo mu giswahili nibo bavuga ngo acha wafozike wafu wao noneho rero abakene bifatanye n'abakire bifatanye kwabo kandi
hanyuma ndamubwira ni rero ubwo ni Nowa n'umuryango we ntacyo abandi bajya kurimbukira mu mwuzure hahandi nakubwiye ni hahandi namweretse umuntu umwe nyine mutungira urutoki ni hahandi nk'uriya mugabo ungana kuriya uyu munsi andeba nyine urabona reka ngereranye uruyongoyongo n'umushwi w'inkoko uruyongoyongo n'ifundi kuko umushwi ushobora kuba ufite ibyumweru bibiri kuba akiri umushwi reka ngereranye uruyongoyongo n'ifundi wa nk'uriya mugabo urabona ukuntu areshya buriya arambona nk'agafundi noneho hahandi azandeba agatinya kundeba ahubwo akarungurukira mu idirishya avuga ati se uriya ni Rutikanga se ko numva uzaba umwihimuraho oya ntabwo nzamwihimuraho niko bizaba bimeze bizaba biraho kandi biriho biravuga binabaho none se Tito reka nkubaze abarundi baravuga ngo icyerekwa n'ikibona ikibwirwa n'icyumva aha nese reka nkubaze ubu ngubu nta muntu wabuzi utaheruka muheruka ari umwana ukazabona n'umukire ugashidikanya buratse gatoya weratse w'inkoraho jewe mu kanya hariya ku isoko rya Kimironko mpuye n'umuntu mukubise amaso ni umuntu mperuka mu mwaka w'ibihumbi 2003 yes 2004 nibwo muheruka ndamubonye ntinya kujya kumusuhuza ndamurebye urumva ndireba wari wanyagiwe ufite urwondo mbona agiye kumenya mbona ntamenye nta modoka wagendagamo wari wanyagiwe uciye muri uriya muhanda barimo gukora nonese inkweto yanjye singiye ukuntu isa urabona bagira ngo iragenda ku makaro irayaga ariko ndamuroye ndavuga ngo ntamenye mbona aciyeho nawe ndoye ukuntu umeze niyo mpamvu rero ndamwiyereka niyo mpamvu nkubwira ngo rero hahandi reka ibi bijya bibaho reka nkubwire ni ukuri Open Minded ejo bundi ntigiye kuba ntitubara iminsi 42 niba atari 44 none se ubu ngubu koko si hahandi bavuga njya umuntu yarambwiye ngo akoze ko ku iminsi ngenda yibona nk'umwaka umuntu yigeze kumbwira imeze nk'umwaka oya si ahubwo ngewe ndumva rejo mu gitondo ahubwo se Rutika kuvuga no gutaruka impyisi ngo ni umuganiriko impyisi ngo yagiye gusura kwa sebukwe nageze yisanga ihene ziziritse mu nkiki nanirwa kwihanganira turatura igeze aho ibona biri burabure iribarishwa utari gusa ziriya hene iriya y'umusheru n'iriya y'umukara zipfana iki ariko kuvuga ni ugutaruka biratarutse bitarukira ku ihene none rero nanjye kuvuga ni ugutaruka ku bwawe wumva Open Minded izaba nka ryari yewe rero ntabwo ngena ndakurikiza ibivugo ukurikije ibivugo urumva ukurikije ibivugo ukagenekereza ariko ndumva izaba ndatekereza ko ni mu kwezi kwa mbere hari izindi ndagu zivuga ngo izaba ku itariki yatangiriyeho 14 z'ukwa gatatu 2019 none ikazaba kuri 14 z'ukwa gatatu 2025 ntacyo kwayizange zaba zigwira nabwo ako kantu ako niko nashakaga inshonje mishiwe none abandi bakavuga bati ni kuri ku munsi wa Pi Today ni umunsi wa Pi bizihizaho Pi kuri za 14 z'ukwa gatatu na 28 z'ukwa gatandatu bati ni umunsi umwe muri iyo urumva nyine ni predictions ariko n'ubundi ibyo ngibyo nta hantu wabitindaho abantu bavuga uko babyumva yego ariko muri bose nta uri muri system iraho ariko reka nkwereke hari umuntu aperi nariyo zigiye gukina bumuriyo aperi cyangwa mbumuriyo aperi ubwo nabaye iki umuriyo aperi turayitsinda 3 wowe ngaho tsinda aperi twumva itsinda riyo ubwo twabaye abafana nintuza ninde harya rwabutabura nani simbaze bene nkaho neza ukumva yateye 3 bakayikubita bakayitsinda ku busa aratsinda 3 akaba ari bo babitsinda none ndagu zawe ngenda guzangiza ziri kuri 14 z'ukwa gatatu baranyica noneho 14 z'ukwa gatatu abapaniza barambamba noneho jewe ndaguzangiza ziri kuri tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2025 niwo munsi wa Open Minded kuri ngewe ariko niko bitekereza niko mbikeka
niko nkeka ko bishoboka. Oya, niho mpa amahirwe menshi. Oya, niba bavuze, niba njyewe nakurikiye ikiganiro Dr Nicolas yigeze gucisha kunuza kuri Facebook ngira ngo ahari tunasoza, yaravuze ati 31 December, urumva, nyuma ya 31 z'ukwa 12 2024. ubwo rero nyuma nibwo bazatumenyesha, nibwo bazatumenyesha uwo munsi se bavuze bati uwo munsi mu kwa gatandatu. Bintwaye iki? Wowe benshi barara bapfuye. Bitwa n'iki? No gutinda. Oya, gutinda se. Erega buriya bajya bavuga ngo iyo yabyaye ibihumbi. Nibo babandi bazashiduka bavuga ngo bazasohoka mu nkuki. Ngo ejo bundi. Nibo bazasohoka mu nkuki. Ngo ejo bundi ngo n'ubundi ngo n'ibingi ngo ejo bundi bazagira gute? Batangira baziteze make. Baziteze kuri make. Okay, dusoza. Hari abantu b'abakristo mu gimpaka ku bya Yesu n'ijuru n'iki. Ahubwo atari kureka nkubwire. Niba ijuru rihari, nzariharanira, nzarijyamo. Kandi niba ridahari, ntacyo nzaba narahombye. Ahubwo nzaba naritwaye neza. None se bonde ahubwo niko bigomba kugenda. None ukibaza icyo gihe kizagera agasanga atarahombye, ni ryari ko ntawe uzi umunsi cyangwa igihe. Tayari. Na wa mugabo akabaguye mu kanyoma bajya kugenda yarababwiye ati ndagiye. Ntabwo uzi genzaga. Na Open Mind nayo rero izaza nk'umujura. Nawe uzi umunsi n'igihe. Ariko urumva tuzawumenya ku itariki tutaramenya nayo. Nitwa natwe tutegereje tuvuga ngo ni nyuma ya 31 z'ukwa 12 nibwo bazatumenyesha umunsi wa Open Mind. Ntacyo bitwaye rero. Ariko uwo munsi uzadutungura. Amarira menshi kandi ngo abe ngo najya kuza ngo abe bo ngo bazabimenya. Nta makuru ufite. Oya. Ariko ngiye hari iki abe mvuga kubera ko babana nawe umunsi ku munsi. N'abapioneers banambye kuri Pi Network, barayimayininga, buzuza ibisabwa, bayibwira abandi, barayitukirwa, hari n'abayikubitiwe. Tuzumva impundu n'amakonde. Nje hari umuntu wambwiye yuko iwabo bari bagiye kumukubita arabacika, ngo bamubwira ngo nave muri Eliminati. Okay, haro byo nari ngiye kuvuga, ariko simvuga izina. Hari umupastor umudamu we yamutukiye imbere yacu. Ngo ari muki? Ngo ari muri Eliminati cyane. Ngo yayoboraga intama z'Imana. Arewe. Ibi mvuze hari ababizi. Ariko ubundi ko buriya sinshaka ko tuvuga amazina, ariko ibyo byarabaye. Ariko kubw'amahirwe mperutse gufata raporo y'uko ari mu kugenda ahinduka. Tubarasheho ubwo ngubwo nawe arwo bitekereza. Dusoza rero. Dusoza ndagira ngo mbwire umupioneer ahari hose. Numva iki kiganiro ashaka kuba we. Azegera bisobanukiwe bamufashe. Ariko ndagira ngo umupioneer wese aho ari nafate telefone ye irimo systeme ya Pi Network, wimvugira ibintu ngiye kuvuga, ayifate nk'uko umumama, umugore afata agahinja ke. Umva agahinja aragafureba, akakareba buri kanya, akagahindurira pampa, akagira gute. Nafate telefone irimo iyi application ya Pi Network nk'uko umubyeyi w'umumama asigasira agahinja, akabebeke, ayirebe, ayisuzume. Niba n'umuntu agutiye, nge nta muntu gitiza amayinite. Oya, kuko nabonye ejo muri nakurikiranye ikiganiro ku channel nari buvuge kuko nabanyamamaje, ariko rero nayivuga nta n'ikibazo cyaba kirimo. Babanze baduhembe. Urumva? Ariko aho umuntu yahaye mugenzi we telefone afite amapayi runaka, mana agahita amusibira konti. Urumva? Ni kwa kundi, ni nka kwa kundi buriya batindi basa n'impuzabo. Ubwo bihise binyibutsa umuntu warebye inka ya mugenzi we ikamwa litiro 25 akayicicebe. Akada. Byarabaye se? Byarabaye. Ahantu hitwa Mpavugera. Hari ikibazo se uko byamenyekanye se? Ahantu ni mu mudugudu wa Cyaro hagaze umurenge wa Muhura. Ayicicebe mu karere ka Gatsibo. Epfiyo. Ubwo urimo uraburira. Ndaburira umupioneer kurinda iki gikoresho kibumbatiye ubutunzi bwe. Mu Rwanda turavuga ngo, Abanyarwanda turavuga ngo dusigasire ibyagezweho. Niba uzi rero ko ufite telefone yawe, mushiti wa ngo wiringirije ijosi rikakubyarira umwingo, kwiringira inshuti bwakika gutamaza.
wowe uramutiza telefone yawe akora ibyo akoramo, cyangwa se fata telefone yawe iriya application nujya kwinjiramo shyiraho code. hari ukuntu abantu nabonye ariko nzagirana nabo ikiganiro dufasha bakunda gukora abatelefone bazi guhisha muri telefone. hari ukuntu bahisha application, ndavuga se kuki wabikoze atoya ati sinshaka umuntu umenya ko mayininga payi, ati ntago abantu bose ari beza. Noneho afite ahantu akora ukabona payi iragaragaye, yarangiza agakoraho ku buryo wanarebaho ntubibone, wareba muri taburo muri application yandi ntuyibone. uwo niwe wanjye rero. Nakoze cyane. Ninkumenya nzakugurira icupa mwa. Yego barabumva. Dusoza rero turagira ngo tubwire abantu yuko niba ufite ikibazo cyakunaniye muri payi kugira ngo yuzuze ishyire ku murongo, duhamagare tugufashe. Nimero zacu ni 078 320 14 18. Ni yanjye Tete Kamanzi. Hanyuma tuzandika naho ngaho munsi y'inkuru muri description ugihinguka ukanda muri ayo mutwe w'amagambo ukazibona, ukaba waduhamagara tukavugana tukagufasha. Benshi tumaze gufasha birimo gukorwa kandi n'ibitaratungana biri mu nzira, cyangwa se turatategereje ibisubizo. Kandi jewe maze kugufasha, dufite urubuga duhuriyeho rwitwa Abaherwe. Impamvu nabahurijeho n'abariho ntibaramenya ngo ni iyihe, bazi wenda gusa zimwe muri izo mpamvu ni ukugira ngo batangira kure n'ikindi kibazo kizavuka nyuma. Mbafasha nta kindi rwose mbabajije. Iyo nababajije mbere nta kindi kirengaho, gusa nyine kireka kuza kansanga aho ndi, cyangwa se ngiye nkaba namusanga aho ndi, kandi rimwe na rimwe ndabikora uko nshoboye. Ikindi nagira ngo menyeshe abantu bumva biyaminiya, cyane cyane ku bantu bize ururimi rw'icyongereza, nshobora kubahugura nkabafasha bagasobanukirwa ibintu ukuntu tubikorogoshora, tubikubita hirya tukabikubita hino, konte tukayisubiza ku murongo. Yindi nk'ubu hari umuntu twirira ngo yageze iratuna ariko nayisubitse kuko twatandukanye, mbona kitangiye kuza ko hari ibyo nari maze gukora muri telefone, ariko afite payi 80 yashaka kuzisiba ngo afungure indi. Mubera ibamba nta tansiyo, ndavuga niyo zaba 10 wizica ibindi bireke. Ikindi gitangaje nta minsi ibara afite, ariko afite kurambirwa. Ari abantu barambirwa, ni nk'abo boko bwa Nowa barambiwe hanyuma urugi rw'ikinga. Twibutsa abantu yuko uyu munsi buri ku isaha duhabwa payi 0.0053. Buri kwezi bigenda bimanuka. Umunsi uzagera gakame nirwo rwaruye, nta muntu ukinjira 0.0053. Yego, mining rate uku kwezi kwa 11. Toto mining rate. Hanyuma bigenda byongera bitewe n'abantu winjijemo, bitewe n'abari muri security sako, n'uwakwinjijemo gutyo, n'izindi avantage ugenda ubona zituruka ku mikoreshereze ya systeme ya payi. Ikindi ndabibutsa yuko turi hafi gutangira amahugurwa, ariko tuzayabanza online, hanyuma tujye dufata amahugurwa ari live, duhure ari uko tugiye gushimangira no kuyibutsa ibyo twigiye online, kuko online igera kuri benshi n'abatari mu gihugu ibageraho nk'abarundi. Buriya ni ibibazo. Hanyuma rero abarundi tubakomeze, bafite ibibazo ntago barampamagara, ariko kubonana nabo biragoye. Nakundi nabigenza nanjye, ntago ndi Imana cyangwa ngo mbe nyiri ububasha. Ubwo rero barajya bakurikira online, abadakurikira online n'ubundi ntabapfira rimwe, nta nabavukira rimwe, nta nabungukira kimwe. Ubwo bizakunda wabo ubufasha buravuze ubuhuha. Nanjye nabashyiriho promotion irazarangirana n'itariki 30 z'ukwa 11. Mu kwa 12 nzaba mfite indi promotion. Kwihanganisha n'abantu b'i Dar es Salaam bagize Dar es Salaam. Twavuze mu kiganiro dutangira, ariko etaje yagize gukiragwa, yari y'abacuruzi yacururizwagamo. Birumvikana abapfuye benshi n'abapfuye bakomeze kwihangana, tubafashe mu mugongo, mwihangane abatanzania. Hanyuma rero bapayoniyazi mwese muri rusange, mureke tumayininge, twuzuze ibisabwa, dufashanye kandi dukurikire amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru mu Rwanda, niko tuvuga, twitegura umunsi wa Payi Network. Ikindi tubwira abantu, mwabitsinda waba umuntu ku giti cye, mutegure indirimbo, kuko ku munsi wa Open Mind tuzakora igitaramo agati gaturiki. Indirimbo za Payi Network abazungu barabiteguye, abashinwa barateguye, abanyamerika barateguye. Zira ndirimbo mu mazi hari channel zinyuraho
wenda ubutanzi ushobora kuzayibabwira. Ariko iyo channel yanteye ubwoba, hariho indirimbo nyinshi zivuga kuri payi. Ko nyagasani tinya abantu bakoze clip Donald Trump rwose akimbagiramo yampaye nkawe, ndavuga ni karabaye. Ibi bintu abantu bareka kubyita imikino, ibi bintu abantu bareka kubyita imikino. Reba Donald Trump ejo bundi Elon Musk yaramushyigikiye, none yamugize uyoboye urwego rw'ubugenzuzi bw'imari ya leta. Ngiye biriya bintu nkibibona byatumye ndara ndeba ntekereza ku bantu nabwiye kumayininga bakanga. Urashaka iki? Ngo bari abantu nibo bigoryi koko kuzanira amabuye sendora naratuje agukubita. Ba dusoze rero tubwira abapoyinazi ngo mukomeze mugubwe neza. Abwirwa benshi akumva beneyo kuyavuga so kuyamara courage kabisa, ariko aryoha asubiwemo cyangwa se ananyuranyemo koko. Rero niba twabakora ikiganiro cyiza uyu munsi ni mu bitwereke, mutwandikira muri comment, mudukubite ka like, ariko munasharing iyo nkuru yigeze ku bantu nawe. Ariko nanone utarakora subscribe nayikore, ujye ushinga n'urutoki kukazogera gahinduke kugira ngo ujye ubona icyo bita notification, imenyesha rikubwira ngo ikiganiro cyahageze. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza.